Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mbere ya byose reka dusenge Imana. Mwami Yesu Kristo w'i Nazareti, Mwami w'amahoro, izina ryawe niryubahwe kandi rihabwe icyubahiro. Icyubahiro cyose n'ikuzo bibi byawe. Ndagushimira ko uri umwungeri mwiza, ukaba umwami wacu. Reka ubane natwe, ubane n'umuntu wese uzumva iki kiganiro, kandi ukuboko kwawe kwiza kubane natwe twese mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bahaye ikaze rero kandi ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Muraganira na Pasiteri Welarisi Bizumutima. Tugiye kuganira ku bintu bitandukanye binyura kuri uyu muyoboro wa YouTube channel ati Pastor Welarisi. Rero uyu munsi duhere ku buhamya. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Ubuhamya bwanjye rero butangirira aho Imana yankuye, niho butangirira, ikangirira neza, ariko uyu munsi ndavuga cyane ku gice kijyanye n'uburyo yanyubakiye urugo, kandi ikanyubakira urugo ariyo intoranyirije umukobwa biri mu bushake bwayo. Byatangiye ari umuntu twakundanaga, dukundana imyaka 4, ari inshuti, ari nka fiancé, twaremeranyijwe mu mitima yacu ko tuzabana. Ariko nk'uko namwe mubizi, buriya Imana niyo idahinduka, umuntu we ni umuntu, hanyuma yaje kumpinduka. Bityo rero niho mpere nsoma ijambo ry'Imana kugira ngo turigenderemwo. Yobu igice cya 28 umurongo wa 28, turasomera ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Maze ibwira umuntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Impamvu musomye iri jambo rero ntangira ni ukugira ngo sobanukirwe neza aho ubuhamya butangirira. Byatangiye ari umuntu twumvikanye ko tuzabana, dukundana imyaka 4, ariko mu by'ukuri yari umuntu, nanjye ndi umuntu, nari ntaranakizwa. Hanyuma rero igihe byegeye imbere, ntago ibyo twari twaravuganye nk'abantu byaje gukunda. Hajemwo imbogamizi zimwe na zimwe. Hanyuma rero Imana yaje kungirira ubuntu, ngiriye ubuntu mbona umuntu umbwira ati wazajya tukajya mu nzu y'Imana, hanyuma ukajya kwisengera ko baba barakuroze. Nanjye rero kubera ko numvaga mu myumvire yanjye nta muntu waba warandoze, mubwira ko nta muntu wandoze, ariko mu by'ukuri bari barandoze cyane, ahubwo bikomeye. Hanyuma rero yaje kunjyana mu itsinda rimwe ry'abanyamasengesho yitwa Abatabazi. Aho ngaho muri iyo groupe yitwa Abatabazi niho nakandagije ikirenge bwa mbere, no mu gihe ntumvaga ko abanyamasengesho ntabwo numvaga icyo bakora icyo ari cyo, cyane ko ntumvaga n'izina barokore numvaga ntaryemera. Hanyuma maze kungeza muri abo banyamasengesho rero, niho yatangiye Imana yatangiye kuvugana nanjye, kabone nubwo ntari nyizi, ntazi nuko ivuga. Imbwira ko izanyubakira urugo rw'umugisha, imbwira ko izangirira neza, ariko nkabiseka. Narabisekaga kuko ntago numvaga ibyo ari byo. Hanyuma rero buriya iby'Imana umuntu ababona ari nk'imikino, ariko mu by'ukuri iby'Imana biravuga, birakora. Imana ivuze irakora, ijambo ryayo ringana n'ikikoze. Naje gukomeza rero kumuhakanya, ntumva ntizera nyine ibyo ari kumbwira.
rimwe aza kumbwira ati uzaze noneho tujyane ku itorero rigari, noneho hari igiterane, ariko nta nubwo nari nzi igiterane icyo ari cyo. Ndamubaza nti igiterane ni iki se? Ati ni ahantu abantu bahurira bagasenga, ati Imana ikabagirira neza, ati ni igiterane cy'iminsi 3. Ndamubwira nti reka tugende. Hanyuma turagenda, tumaze kugenda tugeze mu mbuga y'aho urwo rusengero rwari ruri, numva umuntu avugiye muri mikoro wari mu nzu mu rusengero nyine, aravuga ngo Imana ishimwe ko umuntu yambwiye ko iri bunzanire ahageze. Noneho njye ntabwo numvaga ko ari njye, numvaga ari yenda ari abandi ari kubwira. Turagenda na wa muntu wanjyanyeyo aho ari, Imana imuha umugisha, yitwa Umuhire Aza, niwe wambwirije ubutumwa. Mu mbaraga z'Imana mbonye agakiza, mfite ibibazo biremereye. Hanyuma rero yaranjyanye, mu gihe twinjiye aho mu rusengero, twinjiye mbona wa mugabo wavugiraga muri mikoro wari ku ruhimbi aracecetse. Mbona araturebye cyane, habanje kwinjira nyine uwo wari unjyanye, nanjye ndamukurikira. Turagenda, tugiye kwicara ku ntebe, aramuhamagara ati ese uwo muntu uri inyuma yawe niwe wamuzanye? Ati yego. Ati mwe muretse kwicara, ati mukomeze muhagarare. Hanyuma rero urumva banyibajijeho cyane n'abari muri urwo rusengero, kuko nari ndushye ndemerewe, nari meze nabi cyane. Nari nambaye ipantaro y'umukara, nari nambaye ikoti ry'umukara rimanutse rigeze mu mavi, nari mfite umusatsi mwinshi cyane nitaga afro, mwinshi cyane 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 ariko. Hanyuma mu maso hari harijimye kubera ko Satani yari yarantwaje igitugu. Amenyo ntiyagaragaraga kuko iyo Satani yagutwaje igitugu nta nubwo ubuseka. N'inkweto zari umukara. Urumva rero ahantu hose nari nambaye imyenda y'umukara, no ku mutima naho hari umukara kuko nari mfite ibyaha. Mbese nari ndushye ndemerewe, nta hantu na hamwe washobora kubona umucyo cyangwa se ngo habone ko haba hagaragaza ko umuntu yaba akeye. Hanyuma rero turahagarara, wa mugabo atangira kuvuga ibintu byinshi ariko ntabwo numvaga ibyo ari byo. Atangira kumpanurira ariko ntabwo nari nzi uko Imana ivuga, nari ntarabimenya. Hanyuma ahanura ibintu byinshi, yambwira ko Imana izangirira neza, ariko atangira no kumbwira n'ibyaha nari mfite. Hanyuma rero baje kuduha umwanya, ndicara. Igihe avuze ati abantu nibaze ku ruhimbi bihane ibyaha byabo, njye nkumva bitandeba. Numvaga bitandeba. Nicyo gihe nari ndimwo. Nimubona nk'umuntu ari muri ubwo buryo, ari muri icyo gihe, ntimukamuseke, ahubwo mujye mumufasha kugira ngo abashe kuva muri icyo cyiciro yari arimwo, abashe kuva muri urwo rwego yari arimwo, kuko hari igihe umuntu aba ari mu rwego cyangwa se mu cyiciro nawe ubwo atarazi, atabasha gusobanura mbese icyo ari cyo. Nuko rero byangendekeye. Hanyuma baza guhamagara abantu benshi babajyana ku ruhimbi kugira ngo bihane, njye nkumva bitandeba. Hanyuma nibwo naje kubwira uwo mugabo nti ariko ni nanjye mpakanya ngira icyo mvuga. Hanyuma maje kumubwira nti mpakanya ngira icyo mvuga, yarantumbereye cyane, arambwira ati kuvuga se inzozi warose bihuriye hehe no kwihana ibyaha? Kandi izo nzozi nari narose ni njyewe wari uzizi, n'uwo wari wanjyanye ntazo yari azi. Wambaza uti se izo nzozi zari izihe? Izo nzozi uko zari zimeze, njyewe nararyamaga, naryamye bwa mbere mbona inzoka iraje. Inzoka y'umukara iraza iranzenguruka, inyura ku gice cy'ibumoso, iranzenguruka ikata ku kaboko k'iburyo,
noneho ihinguka imbere yanjye kandi ntumbereye, iranduma ahagana mu gituza, inyinjiramo ntiyasohoka. Noneho nkabona wa muntu bambwiraga ko yandoze ari wa wundi nababwiye nyine ko twamaranye iyo myaka 4, ari imbere yanjye yambaye imyenda y'imikara yishimye cyane ari guseka cyane. Ibyo bivaho haciye igihe, nza kongera mbona nanone biragarutse, noneho haza indi y'umukara n'umweru, zimwe bita impiri. Nayo bigenza nk'uko iranzenguruka ku kaboko k'ibumoso, ku gihande cy'ibumoso izenguruka inyuma mugongo, hinguka imbere yanjye irantumbera, induma nk'ahandi inyinjiramo ntiyasohoka. Nkabona wa mukobwa nanone ari imbere yanjye yambaye utwenda tw'imikara aseka cyane yimunejeje. Ibyo rero nibyo nabonaga nshaka kubwira uwo mugabo umubishopu kugira ngo ndebe ko yabinkiza, kuko hari n'ikindi gihe nabwo nabonye ndi ahantu hameze nko ku kimoteri nk'uko induba haba hameze, hanyuma mbona nareba ibumoso nkabona inzoka ziratungutse mu butaka, nareba iburyo, nareba inyuma, nareba imbere, hose nkabona nuko, mbona mpagaze hagati y'inzoka. Noneho ndebye imbere mbona wa mukobwa nyine yambaye twa twenda tw'umukara antumbereye cyane kandi yishimye, yambaye utwenda tw'umukara anejejwe nuko izo nzoka zirimo kundya, zigiye kundya. Nibyo rero nashaka kugira ngo nsobanuze uwo mugabo, kuko nabonaga, kuko numvaga ko ari abantu basenga, numvaga ko ari bunkize ibyo bintu sinzongere kubibona. Nuko rero byagenze. Hanyuma amaze kumbwira ati ese kwihana ibyaha n'inzozi warose bihuriye hehe, numvishe mbaye nkaho ndakaye, numva mbaye nkaho mbabaye, numva ko anyimye uburenganzira, mbese nari meze nk'umuntu uri gusaba ijambo iwe cyangwa se ahantu mu rugo rw'umuntu. Nuko rero byangendekeye, hanyuma ajyana abantu ku ruhimbi kwihana, njyewe sigara aho ngaho mu ntebe n'abandi nyine atari yabashije gukoraho. Hanyuma igihe kigeze nibwo yambwiye ati ngwino nawe utazavuga ngo nakubujije umugisha wo kugira ngo wihane. Anjyana imbere, amaze kunjyana imbere arambwira ati ngaho ihana ibyaha byawe. Kwihana ntabwo nari nzi ibyo ari byo, kuko n'intebe ya penitensiyo nari narayigiyemo rimwe ryonyine. Hanyuma rero arambwira ati noneho ngiye kujya nkubwira ibyo wihana, kuko buriya abarokore baba babireba, ariko njye sinabibonaga ko babibona icyo gihe. Arambwira ati nzajya nkubwira icyo wihana, niwumva ari cyo uzajya wihana, niwumva atari cyo ubyihorere. Yambwira nkavuga nti ibyo ngibyo narabikoze, Imana imbabarire. Ati hani gusambana, nti rwose ibyo byo Imana imbabarire. Ati hani ibi n'ibi, akaba ibyo ambwiye nkahakana, kandi nyamara byari nabyo yenda ntabyibuka, cyangwa se ari uko numvaga umutima nyine unangiye, nkumva ko ibyo ambwiye ntabikoze. Hanyuma rero aho twarahavuye, tuhavuye ku munsi wa 2 nsubirayo, wa 3 nsubirayo. Urumva ko wa muntu yaranjyanaga kantegera, kanjyana mu rusengero, Imana rwose imuha umugisha kandi ntakajya agira icyo akena. Hanyuma rero aho niho ubuhamya bwanjye urebye butangirira, bujyanye n'uburyo Imana yanyubakiye urugo rw'umugisha, ariko muraza kumva uburyo ari ubuhamya butangaje. Kandi ngewe iyo ndimo kuvuga ubuhamya, cyangwa se iyo ndi kwigisha, cyangwa iyo hari icyo ndi kuvuga mu bijyanye n'umurimo w'Imana, mvuga ibiriho, ntabwo ngoreka cyangwa se ngo ngire icyo nongeramo cyangwa se icyo mvanamwo. Oya, nta kimana wayongerera, ntacyo tuyirusha. Mvuga ibyabaye, niba ari umweru nkavuga ko ari umweru, niba ari umukara nkavuga ko ari umukara. Hanyuma rero naho byatangiriye, bitangira wa muntu nyine, ibyari ubucuti, byari isezerano ryo kuzabana rihindutse kutumvikana nyine, birangira nyine anankoreye ibintu nk'ibyo. Hanyuma urumva ko rero nari maze iminsi 3
muri icyo giterane natangiye nyine gukomeza kugenda nsenga, banyigisha gusenga gahoro gahoro. Hanyuma aho ngaho noneho niho natangiriye gusa nkaho ntangiye kwinjira neza mu nzira y'agakiza, kuko urumva birumvikana ko maze kunyatuza yaranyihanishije, ndihana ibyaha, anyakiriza Yesu umwami n'umukiza, ndamwakira. Noneho mba ntangiye urugendo rwo gusa nkaho ntangiye gusenga. Ubwo byari ku munsi wa gatatu. Hanyuma rero kuko nageraga ibibazo byinshi, nkagera n'amatsiko menshi. Bwa mbere naramubajije ntese, namusanze mu biro bye Bishop, ndamubaza ntese Bishop, ko wanyakirije Yesu umwami n'umukiza, kubatizwa bisaba iki ngo nanjye nzabatizwe? Ati kubatizwa bisaba kwizera gusa umwami Yesu Kristo, kandi naramwizeye. Ati ubwo rero ko ndi hafi kubatiza abandi, nta kibazo, wowe ko wizeye urabatizwa hamwe n'abandi, noneho mu cyiciro gikurikiyeho uzajya ukomeza wigane n'abandi kugira ngo ukomeze nkwigishe neza icyo wakoze icyo ari cyo. Nuko nabatijwe, mbaye umukristo. Ariko byose n'ubundi byari bihereye kuri rwa rugendo rwa cya gikomere wa muntu yanteye cy'urukundo, hanyuma kandi n'igikomere cyo kuba yari yarandoze ariko ngewe ntabizi. Hanyuma aho rero niho natangiriye kugenda ntangira gusenga, nigishwa gusenga gahoro gahoro. Rimwe Bishop arambwira ati Imana iragukunda, ati kandi izakubakira urugo rw'umugisha. Atuzi ko Imana igiye kuguha fiance. Hanyuma ambwiye gutyo ndamubwira nti munyereke kuko niyo wamubonye. Ambwiye ati munyereke kuko ari we wamubonye, niko nari mubajije. Hanyuma arambwira ati rero timbajije Imana imbwira ko nzamukwereka mwabatijwe. Ati kuko ari mu bantu bagomba kubatizwa. Tubatizwa twari abantu bageze muri 7. Hanyuma ambwira ko Imana ivuze ko azamunyereka tumaze kubatizwa. Noneho umuntu agira amarangamutima ye, kandi nasomye ijambo rivuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo usomye muri Bibiliya ijambo ry'Imana ho haravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuzibukira ibyaha niko kujijuka. Igihe naramubwiye noneho nubwo ari Imana ibivuze, nta kibazo, reka nihangane, ku munsi wo kubatizwa uzamunyereka. Ntise uzabigenza ute? Ati ngewe nzaza mbahobere bafelicite, nindangiza nzahita nkubwira imyambaro uwo ngo yambaye. Noneho ndebye muri ba bandi urumva ko twiganyeho nk'icyumweru kimwe kugira ngo tujye kubatizwa. Ndebye muri ba bandi nkabona bose ni bakuru, nkabona harimo umuntu umwe w'umukobwa, ndumva atari byiza kuba namuvuga izina, si ngombwa, aho ari ariyizi, kandi Imana imuhe umugisha. Uwo muntu w'umukobwa nkadareba mbona ko ari we nibura nakwemera, cyangwa se twaba turi mu kigero kimwe. Hanyuma ariko ibyo umuntu yibwira ntabwo ari byo Imana yibwira. Bishop arambwira ati wowe gutekereza ibyo wumva ushaka, ahubwo reka nzakwereka uwo Imana yambwiye. Yego. Kera kabaye rero tujya kubatizwa. Tuvuye kubatizwa tujya mu rusengero, arimo adusuhuza dufelicita, anyereka wa muntu, anyereka n'imyambaro yambaye. Murebye mwitegereje mbona ni mukuru, mbona byanga bikunda yaba ari n'umuntu ukuze cyane unduta, kandi nanjye icyo gihe nari nkuze. Noneho nkabona nakwireba nkabona ndakuze, n'ukuntu Satani yari yarangize, yaranyihebesheje, icyo gikomere uwo muntu yanteye byose. Noneho nkabona
uwo muntu mbonye ari mukuru cyane kunduta, ariko kuko ari Imana yabaga ibivuze, ndavuga ntubwo ari Imana ibivuze ndemera. Nawe si byiza kumuvuga izina, si ngombwa, kuko abazi ubuhamya bwanjye baramuzi, hari abantu bakeya babuzi twasenganye. Hanyuma uwo muntu nabajije Bishop ntese ko ngewe aribwo nkikizwa, nkaba aribwo ngituruka hanze y'urusengero, uyu muntu nzamubwira ngo Imana yarambwiye, nzabigenza nte koko nyakubahwa mushumba? Arambwira ati rero, ati reka nkugire inama, wowe uyu muntu uzamwake nimero imbona nkubone. Iyo umuntu agikizwa burya kenshi hari ibyo aba atazi, aba ameze nk'uwahungabanye. Iyo wagikijijwe, iyo ugifite n'ibikomere nk'ibyo, ntabwo mbese uri mu mwanya nyawo. Hanyuma rero arambwira ati wowe uzamwake nimero imbona nkubone, numara kumwaka nimero imbona nkubone, uzajya umuhamagara gake gakeya umusuhuze, ntiyashira nk'ikindi cyumweru cyangwa bibiri wongere umuhamagare umusuhuze. Atangira kunyigisha nyine uburyo narambagiza muri ubwo buryo, kuko yangaga ko navuga ngo Imana yarambwiye. Hanyuma bwa mbere rero naramuhamagaye, ndamusuhuza, ntamakuru, ati ni meza, ntihese ashimwe, atahimbazwe, ntinagusuhuzaga. Ati atugize neza, ati Imana iguhe umugisha. Haciyemo icyumweru kimwe cyangwa bibiri, ndamuhamagara nanone, ntihese amakuru, musuhuza kwa kundi. Arambwira ati ariko naguhaye nimero yanjye kugira ngo ujye untesha umutwe. Numva birantangaje kuba umuntu wamusuhuza akakubwira atyo, ariko nawe byari uburenganzira bwe, ubwo niko yabyumvaga. Ariko numvaga ko nk'umuntu w'umukristo bidakwiriye ko yansubiza atyo. Hanyuma rero ndakomeza ndasenga, urumva ndimo nigishwa gusenga, ndakomeza ndasenga. Noneho mu gukomeza gusenga, uko umuntu akomeza kugenda asenga niko Imana igenda imwihishurira, inamuganiriza, ntangira kumenya noneho ko Imana ivuga. Imana irambwira iti rero, uyu muntu mwake randevu, ugende umubwire ko umukunda. Hanyuma mwaka randevu, maze kumwaka randevu aranyemerera, musanga aho yakoreraga ku isoko rya Kimisagara. Hanyuma mbwira aho duhurira, turagenda turahura, mubwira ko akundi, kandi mubwira, ntago namubwiye ngo Imana yarambwiye, namubwiye nk'uko wa mushumba yari yanyigishije nyine. Kuko yari yambwiye ati wowe uzamwaka randevu, numara kumenyerana noneho ugende umubwire uti jyewe ndagukunda, mbona twabana. Nuko nagenda mubwira rero, mubwiye bwa mbere arampakanira. Ampakaniye, hanyuma amaze kumpakanira, naragiye ndasenga, ndasenga. Nyuma y'igihe runaka Imana irambwira itongera usubireyo, mwaka randevu. Ndagenda turabonana, ndamubwira ko akundi. Arambwira ati ariko se sinaguhakaniye? Ati kuki utumva? Ati naraguhakaniye, nakubwiye ko jyewe ntabyiyumvamwo, ubwo baba ari abantu bashaka kutubanisha. Amaze kumbwira gutyo rero, ndagenda ndakomeza ndasenga. Urumva iyo Imana ikubwiye ikintu ukabona ntibigize, urakomeza ugasenga, ukabaza Imana, ukayoboza inzira. Na Dawidi buriya yajyaga ajya gutera abanzi be, akabanza akagisha inama Imana, kugira ngo Imana imusobanurire niba abateye igihugu n'ibyo basahuye azabakurikira akabafata, cyangwa urwo rugamba azarutsinda. Imana yamubwira ngo uzagende, akagenda. Nanjye rero numvaga ko ngomba kugisha inama Imana, kuko nari maze kugenda nkamirika mu buryo bw'amasengesho. Hanyuma rero ubwo kandi hagati aho, Bishop wanyigishaga gusenga, Nzigiyimana Emmanuel, Bishop Nzigiyimana Emmanuel, Imana imumpera umugisha, kuko
yambereye umumaro, yanyigishije gusenga. Hanyuma rero nyuma y'igihe nsenga nyine ku nshuro ya gatatu, Imana irambwira iti subirayo mwana wanjye, kubera ko uriya ntabwo andusha ububasha. Ndayibwira nti ese Mana, ko nagiye akampakanira inshuro ebyiri zibanza, ese ntiwarebaga, ntiwumvaga amagambo yambwiraga? Imana irambwira ngo genda, ntabwo andusha ububasha. Ndagenda njyayo mwaka randevu nanone, hanyuma nibwo yanyiyamye bwa nyuma, arambwira ati rwose ntuzongere no kubimbwira, kuko rwose ntabwo numva bindimwo. Nahavuye rero njya gusenga Imana, ndayibwira nti mva rero Mana, niba umuntu atanshaka kandi ni uburenganzira bwe, niba agusuzuguye wamubaza impamvu agusuzuguye, njye sinatinyutse, ariko nanjye ukampa uburenganzira ukanshakira undi, uwo nawe ukazamurwanaho ukamushakira undi. Nuko nabyumvaga nkanasenga kandi gutyo. Hanyuma rero urumva kuko twasengeraga no mu rusengero rumwe, byakomeje kugenda gutyo muri ubwo buryo. Hanyuma nyuma y'igihe gitoya haba iteraniro rikomeye, hari ku munsi w'icyumweru. Hanyuma kuri uwo munsi Imana ikora ibintu bitangaje. Imana ikora ibintu bitangaje, abihannye babaye benshi cyane icyo gihe muri iryo teraniro. Abantu baranezerewe cyane kuko Imana hari ububyutse bukomeye cyane. Hanyuma rero nibwo Imana yagendereye uwo muntu ikoresheje umuhanuzi, ntabwo ndi bumuvuga izina nawe si ngombwa, aho ari ariyumva. Hanyuma Imana itangira kubaza wa muntu iti ese kuki wanga umwana wanjye naguhaye? Ko ari ubushake bwanjye, kuki wanga ubushake bwanjye? Wa wundi agaceceka. Rimwe mu magambo Imana yamubwiye yankomereye, naho yamubwiye ngo niwanga umwana wanjye naguhaye nta wundi nzaguha. Ibyo byarankomereye kuko numvaga ko umuntu atabura kuba yabona undi kubw'ubushake bwe. Ndavuga ngo Mana, wazamuhaye undi nanjye ukanshakira undi, ko nakumviye. Hanyuma rero Imana murabizi ukora uko ishaka. Nyuma yaho yanyandikiye urwandiko, irambwira ngo uyu nguyu mwihorere kubera ko ansuzuguye, nta kibazo, mwihorere nzakwihera undi. Maze kumbwira ngo nimwihorere izanyihera undi, mbibutse ko uwo nguwo namaze igihe kingana n'umwaka n'igice dusengana, no muri ibyo bihe bitatu nababwiye bitandukanye, ntegereje ubushake bw'Imana ko bushyirwa mu bikorwa. Kandi Imana kubera ko ikorera mu bantu, Imana ikoresha abantu, Imana ni umwuka, bityo n'abayisenga bakwiye kuyisenga mu mwuka no mu kuri. Uwo rero yanze kumva ubushake bw'Imana, kandi ubushake bw'Imana mu by'ukuri burasharira. Hari igihe Imana ikubwira ibyo yo ishaka, ukabona wowe mu marangamutima yawe si byo wowe ushaka. Hanyuma rero nihuse, uwo muntu Imana yarambwiye iti byihorere nzakwihera undi. Hanyuma ariko ndi mu rugo nza kugira iyerekwa, mbona Imana iri kumbwira ngo njye kumusengera. Nkumva n'ijwi rimbwira ngo njye kumusengera ngo atazahera mu rugo. Ndagenda musanga ku rusengero, yari umuririmbyi nanjye ni umuririmbyi. Ninjira mu rusengero ndamwongorera, ndamubwira nti ngwino nkubwire hanze, tujya ahantu hiherereye. Ndamubwira nti rero nagira ngo dufatanye gusenga. Aranga n'ubushizi bw'isoni, arambwira ngo nanjye ndasenga. Uko niko yambwiye. Hanyuma nditahira, nitahiye nyuma nibwo urumva njye nakomeje kwisengera, ariko nkomeza no gusaba Imana nyine ko yazampa undi umusimbura. Nyuma y'igihe gito rero yampaye undi. Mwumve ukuntu Imana itangaje. Iyo umuntu yanze umugambi w'Imana, ntabwo
Imana yabihora uwayubashye. Nasomye ijambo rivuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Jyewe rero nkijijwe sinigeze nongera gusubira mu byaha. Numvaga kandi ko iyo Imana ivuze, Imana ibivuze, umuntu agomba gushyira mu bikorwa ikivuze. Hanyuma rero ubwo uwo byarangiriye aho ngaho, bimaze kurangirira aho ngaho, nagira ngo nkubwire ko bitarangiye gutyo gusa. Ko Imana yarambwiye ngo ningende musengera atazahera mu rugo. Nagira ngo nkubwire ko ubu ngubu ntago nzi imyaka afite. Icyo nzi cyo nuko akuze cyane, kandi noneho kubera ko yanze umugambi w'Imana byamuviriyemo gusara. N'umusazi aravuza ifirimbi, imodoka z'epfo zigahagarara, iza ruguru zigahagarara. Kandi ni umuntu wajyaga ajya no gusenga, shyira igitambaro mu mutwe, hanyuma yarangiza agasenga kandi yubitse umutwe kandi avuga ngo mu izina rya Yesu. Urumva ko ni umuntu nyine bitagendekeye neza, wacanganyikiwe kandi bitewe no kwanga ubushake bw'Imana. Aha rero iyo mpageze mbwira abantu abasore n'inkumi ngo ntimukanga ubushake bw'Imana, ahubwo mujye mureka ubushake bw'Imana aba ari bwo bubaganza, aba ari bwo bukora. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Aho rero mpavuye kuri icyo cyiciro cya mbere, nakomeje gusenga, ngiye kubona mbona haje umupasiteri mu rugo twasenganaga muri urwo rusengero. Nawe ndumva bitari ngombwa ko navuga amazina ye. Hanyuma uwo mupasiteri arambwira ati Imana irantumye, ati Imana imbwiye ko igiye kuguha fiyanse. Nyuma y'uriya wanze ubushake bw'Imana, Imana igiye kuguha fiyanse. Nibwo rero haje kuza umuntu muri iyo gurupe y'amasengesho uwo mupasiteri yari afite. Hanyuma ni hambere mu gurupe y'amasengesho akiriho. Hanyuma arangije aza yatumiwe, ari umuvugabutumwa w'umuhanuzi. Hanyuma arigisha, amaze kwigisha ahanurira abantu, ariko abantu bose bari aho ngaho bose mbona arabahanuriye bararangiye, mbona ninjye usigaye. Numva nari ntarakomera cyane mu rugendo rwo gukizwa, nari ntarakomera cyane ngo mbashe kuba nyine nsobanukiwe niba Imana ishobora kuvugana n'abantu bamwe n'uwishaka. Nditotomba mu mutima ariko sinagira uwo mbibwira, ndavuga nti se Imana kwivuganye na bariya njye ntimbwire, ntago mu by'ukuri inzi cyangwa se ntago yashatse kuvugana nanjye. Ariko mu by'ukuri Imana yari inzi kandi cyane, ahubwo niko yo yari yabigennye ngira ngo. Kuri uwo munsi rero uko byaje kugenda, nagiye kubona mbona arangije guhanurira abantu bose. Araje ampagaze imbere, arambwira ati niwe wari usigaye, ati kandi witotombye. Kandi koko ntawe nari nabibwiye. Ati Imana, ati nabiribonye ko witotombera Imana, atariko Imana irakuzi. Ati Imana irakuzi, ati ahubwo imbwiye ko izakubakira urugo rw'umugisha. Imbwira n'ibindi byinshi, uzaba umushumba, uzaba ukomeye. Imana igenda imbwira impa amasezerano menshi. Imana imaze kuyimbwira rero, ayo masengesho yararangiye. Hanyuma arangiye, urumva nyine hakomeje kubaho igihe cyo gusenga, dukomeza gusenga. Nihuse rero, we yaje no kunsura inshuro zigeze muri 4 aho nari ncumbitse, muri ghetto aho nari ncumbitse. Yarahamagaye bwa mbere ati ndashaka kuza kukureba, nta kibazo karibu. Araza aricara muri salo, turaganira, ndamwakira, icyo gutaha arataha. Ku munsi wa kabiri igihe yatisemo cya kabiri aragaruka, bigenda gutyo nanone, bwa gatatu bigenda gutyo, bwa kane ndamubaza ntese ko ndi umusore nkaba nibana, nawe ukaba uri umuntu w'igitsina gore, ni iki cyatumye utinyuka kuza kunsura kandi ubizi ko mba mu nzu ya jyenyine? Nababwiye ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Yewe numvaga ko ngomba kubaha Uwiteka
kandi muri byose, kandi kuko niko byari biri na n'ubu niko biri. Hanyuma arangije arambwira ati jyewe rero ati ikibazo mbajije kirakomeye, atari ko kuko ukimbaje reka mbigusubize. Ati nasenze Imana nyibaza ko naza kukureba, nazajya nza kugusura, irambwira ngo uzajya ugenda uriya ni inyangamugayo. Niko yanshubije. Aba mu gihugu cya Uganda, nawe si ngombwa kumuvuga izina. Icyo gihe biri mu bushake bw'Imana yari yaraje, yari afite abana babiri. Yari afite abana babiri, ariko kuko ari Imana yavugaga ko ibimbwiye, njyewe nubaha Imana. Hanyuma ibyo bimaze kuba, nyuma yaho Imana yaje no kungenderera njyewe ubwanjye irankonfirima. Hanyuma ndyamye ngira iyerekwa, mbona nambaye kositimu nyine nk'umukwe, mbona nawe ahagaze imbere yanjye yambaye ikanzu y'umweru nyine imwe abageni bambara, dufatanya amaboko ahagaze imbere yanjye. Ibyo byakonfirimaga ko uwo muntu yaje mu bushake bw'Imana nk'uko wa wundi yari yasimbuye yari yaje. Hanyuma rero uwo nawe buriya kubaha Imana bingana no kuyumvira. Hari umuntu nari naramubuje kugendana nawe, si ngombwa nayo kumuvuga amazina kuko urumva ndi umushumba kandi ndakuze, ntabwo ari byiza kuvuga amazina y'abo ngabo mu gihe bimeze gutyo, kereka ari aho mbonye ko biri ngombwa. Uwo mugabo rero baragendanaga, akamubwira ko ari kuvuna icyumba yayoboraga. Hanyuma aza kumbwira ati mukingo nyuri ikimonyo gihinga umurima. Ibyo yambwiraga nari mbizi, yanshiriye umugani, mbese yambwira ko iby'urukundo rwanjye n'uwo nguwo azabyica. Byaje kurangira ariko bigenjeje rero, wa muntu w'igitsina gore yaje guhaguruka, ambwira ko agiye gusengera i Kampala, ambwira ko ajyanye n'abandi babyeyi babiri, umwe ni umuvugabutumwa w'umuhanuzikazi, undi ubu ni umupasiteri. Hanyuma ambwira ko bajyanye n'abo ngabo bagiye ari abantu batatu, naho yarambeshyaga ahubwo yaragiye i Kampala ajyanye na wa muntu namuje kugendana nawe w'igitsina gabo wavugaga ko ari umupasiteri. Ntabwo ubuhamya bwe nari mbuzi ngo menye koko niba yari we, niko yavugaga. Hanyuma ariko urumva aho tutareba Imana irahareba. Hashira ibyumweru bibiri, nta telefone iriho, nta nimero y'i Kampala ngira. Ndakugerageza nshakisha nimero y'uwo babana, aho wari waramwakiriye aho i Kampala. Ndamuhamagara, muhamagaye ntiwampa runaka, aramumpa, turavugana. Numva atangajwe nuko mbonye nimero ze. Ati ninde waziguhaye? Ngira ibanga. Numva ntabwo nari kuvuga wazimpaye. Hanyuma nyuma haciye iminsi Imana iraza irambwira intumwa y'umuhanuzi, irambwira iti nkuye ibyiyoberanye imbere yawe. Uwo muntu nuko yaje kuva imbere yanjye, nuko yaje kuva mu buzima bwanjye, uko yari yaje n'ubundi niko yaje kugenda. Kandi aha wambaza ikibazo ute se uyu muntu yajyanywe n'iki? Yajyanywe no kutumvira ubushake bw'Imana, kuko rero namubuje kugendana n'uwo muntu, kandi rero yaranyeretse ko atishimiye iby'ubwo bukwe bwacu. Byanga bikunda yagombaga gushaka uburyo yabwica, akagenda amunyuraho, akamuganiriza, akamubwira, agateranya ibintu nk'ibyo. Mubuza kugendana nawe, baza no kujyana i Kampala ari umuntu w'igitsina gabo n'igitsina gore. Ibindi byose njye wahera, ntabwo Imana niyo yamenya niba hari ibindi byaba byarabereye i Kampala, ntabwo mbizi. Mu gihe cyo kugaruka rero, kuko Imana yaravuganye nanjye, yarampamagaye nkamwitaba, ariko ntabwo nigeze muha umwanya usubire kongera kumureba. Ubwo aho ngaho urebye ni icyiciro cya kabiri. Icyiciro cya gatatu, bimaze kuva kuri uwo nguwo amaze kwanga umugambi w'Imana, cyangwa se amaze kwanga kumvira Imana, Imana
yampaye uburenganzira, irambwira iti noneho tangira urambagize, ndakwemereye noneho rambagiza uwo ushaka, uwo uzahitamwo nzagushyigikira kubera ko warambagije. Iyo ngeze hano mbwira abasore n'inkumi, cyane cyane abasore, ku ruhande rw'abasore iyo ngeze hano ndababwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi n'abakobwa kuva mu byaha cyangwa kuzibukira ibyaha niko kujijuka. Mwubaha Imana, mutegereze isezerano ry'Imana, mutegereze icyo Imana yababwiye, nta kabuza kizasohora. Imana ntibeshye. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kubara ibice 23 umurongo wa 19 haravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi Imana si umwana w'umuntu ngo yihane. Ibyo yavuze gusohoza no kubisohoza izabisohoza, ibyo yavuze gukora no kubikora izabikora. Imana ntibeshya. Mujye mwihangana, mwubaha Imana, Imana izabagirira neza. Aha nkabwira abasore ngo mujye mushikama ku isezerano kandi mwirinde. Nuko rero byaje kugenda, Imana irambwira iti noneho ngo haye uburenganzira arambagiza. Hanyuma ndeba mu rusengero, muri ba bantu twabatirijwe rimwe hari harimo umukobwa umwe, ntabwo nawe ndi bumuvuga izina, aho ari ariyumva, Imana imumpera umugisha. Hanyuma ndamubwira nti ariko kana, ndabitegura neza, ndabitekereza, ndamubwira nti muhurira ku rusengero, ndamubwira nti ngwino nkubwire, ngusabye akanya nk'iminota 10 cyangwa 15 tuganire. Aranyemerera, ntuwubaha, uretse ko ubu yarashatse, yarashyingiwe. Hanyuma ndagenda ndamubwira nti muvandimwe rero, dore turaririmbana, turasengana, kandi turi abakristo. Yewe urabona mfite isezerano ryo gushaka umugore, kandi muri urusengero ndebye mbona ari wowe nishimiye, mbona ari wowe mpisemwo, kuko abo hanze bo simbazi. Ntabwo waba umaze gukizwa ngo ujye gushaka utarakizwa. Hanyuma rero ndamubwira nti rero unyemereye ukumva ubyumvisha ukakira isezerano nguhaye, twazabana ukambera umugore nkakubera umugabo. Mbona bibaye nkaho bimushimishije, arambwira ati rero ibyo mbwiye ni byiza, ati kandi ndanabyishimiye, ati ariko dore ikibazo ngize, nanjye mfite umufiyanse kandi tumaranye igihe, ndetse yaranageruriye arambwira ati tuyirwamagana, ati kandi Imana yarambwiye ngo nuriya wanjye sinzigera muhindura. Ati rero rwose ndamutse muhinduye, ati Imana yambwiye ko bitangendekera neza. Noneho ntekereje kuntu wa muntu wa mbere byamugendekeye n'ukuntu yasaze bitewe no kutumvira umugambi w'Imana, ntekereje uwa kabiri ukuntu yagiye i Kampala akanga kumvira Imana, akajyana n'umuntu bitari ngombwa. Ndavuga nti ntago natuma umuntu, uyu mukobwa umwana w'Imana, ajya kugwa mu makosa nk'ayo bari abandi baguyemo. Ndamubwira nti noneho ndagushimiye kuba warunyemeye, Imana y'amarwi y'umugisha. Ntatinze rero nahise nihuta njya gusenga Imana. Urumva hagenda hanyuramo igihe kirekire, njya gusenga Imana, ndayibwira ntumva rero Mana, abantu bose niwe wabaremye, abakobwa niwe wabaremye, barebare, abagufi, ababyibushye, abananutse, inzobe, ibikara, bose niwe wabaremye. Yewe uwo nari nagerageje gutera intambwe yo kurambagiza yambwiye impamvu izi n'izi. Imana ndabitekerereza kandi nawe yabaga ibireba. Hanyuma none rero ndabona bingoye, mu by'ukuri reka rwose wa Mana we umfashije, wabimfasha, hanyuma akaba ari wowe umunshakira. Iyo wubaha Imana ukayumvira, Imana icyo uyibwiye cyangwa icyo uyisabye iragikora. Yesu yavuze ijambo muri Yohana 15, aravuga ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri nge, muri mwe,
ngo musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ageze hepfo aravuga ngo muri inshuti zanjye niba mukora ibyo mbategeka. Muri icyo gihe cyose Imana rero yarambwiye ko nta mukobwa wemerewe kunsura iwanjye, nyuma ya wa wundi wa mbere na wa wundi wa kabiri. Nyuma y'aho ngaho Imana yahise imbwira mu gihe cy'uko imbwiye ko noneho igiye kuntoranyiriza, yamwihaye kondisiyo ko nta mukobwa ugomba kunsura, kuko yantumyeho intumwa imbwira ko noneho ibyo nayisabye byemeye ariyo igiye kuntoranyiriza. Noneho umuntu wa mbere namaze umwaka n'igice ntegereje ko yumvira Imana. Umuntu wa kabiri we ntibyatinze, byamaze amezi 4, urumva ni imyaka 2. Numvaga ko noneho wa wundi Imana igiye kuzana biri butebuke, niko nabyumvaga. Ariko Yesaya yarahanuye ibice 55 umurongo wa 5 wa 6 aravuga ngo erega ibyo nibwira si kimwe n'ibyo mwibwira, ngo kandi n'inzira zanjye si kimwe n'izanyu. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Aha ngaha nkabwira abantu bananirwa gutegereza isezerano ngo mujye mwihangana mutegereze isezerano, musenge. Yesu yaravuze ngo musenge ubudasiba kugira ngo mutagwa mu moshya. Imana y'amahoro itugirire neza cyane, kandi Imana y'amahoro iturengere. Hanyuma rero aho ngaho nihuse, Imana impaye uburenganzira yuko noneho ndambagiza, birananiye, nyisabye ko yantoranyiriza. Irambwira iti ni njye uzagutoranyiriza. Urugendo rwo kuntoranyiriza rero ruba ruratangiye. Mu by'ukuri urugendo rwo kuntoranyiriza uwishaka rwamaze imyaka 2 n'igice. Hanyuma rero urwo rugendo muri iyo myaka 2 n'igice rwabayemwo urugendo rurerure. Hanyuma Imana igenda ivugana nanjye mu buryo bugiye bukomeye, nkomeza gusenga. Mbibutse ko gukurikira ubuhamya ndetse n'ijambo ry'Imana ni kuri YouTube channel yanjye @pastorwelars. Kandi ijambo ry'Imana ritangira saa 3 z'umugoroba ndetse no mu masaha y'igitondo. Imana y'amahoro ibampere umugisha. Hanyuma rero igice cya kabiri, Imana yaje kumjyana i Nyanza ya Kicukiro. I Nyanza ya Kicukiro ihanjyana gukora umurimo wayo w'ivugabutumwa. Umurimo w'ivugabutumwa nakoraga i Nyanza ya Kicukiro nahamaze amezi 11. Muri ayo mezi 11 Imana yari yarambwiye ko hari umuntu uzampa inzu yo kubamwo muri 2014, 2016 mbona birasohoye. Hanyuma rero umuntu Imana yari yakoresheje, Imana imumpera umugisha kandi Imana imurwaneho mu buryo bwose. Nyanza aho ngaho nahabaye ayo mezi 11. Nahakoraga umurimo wo kugenda mu nzira mbwira abagore n'abakobwa ngo bambike urusengero rw'Imana neza, be kwambara za mini kandi be kwisiga ibyitwa fondote, kuko Imana yari yambwiye kandi inyereka n'indwara bazajya barwara abisiga fondote. Imana yari yambwiye ngo impamvu bisiga fondote ngo ni abantu baba barimo kwishakira ubwiza Imana itabahaye. Irambwira ngo mu by'ukuri naremye umuntu mu ishusho yanjye, murema mukunze, ariko umuntu abashaka kwishakira ubundi bwiza. Irambwira ngo jya ubambwirira gutyo, inyereka n'indwara bazajya barwara. Nagiye kubona mbona uwanyerekaga mpaye igipapuro, urupapuro rurambuye, ati rushyire mu kiganza. Arambwira ngo ni impfumbate, ndapfumbata, mfumbatse rwanga kurambuka. Arambwira ngo ko rutarambutse. Ndavuga nti Uwiteka ni wowe ubizi, mbese nanjye mba nka Ezekiyeli cyangwa Yeremiya. Hanyuma uwanganirizaga arambwira ati uko rutarambutse rero iyi ndwara ngiye kuzajya mbateza abisiga ibyitwa fondote, dore nuko nguko izaba imeze. Ita inyereka umukobwa ihindura itama rimwe,
ihindura umusaya wundi, hanyuma ntangira kubona hajeho utuntu tw'uduheri, mu kanya twa duheri mbona tuvuyeho, habayemo utuntu tumeze nk'utuntu tw'utwobo cyangwa se tumeze nk'uducukaguritse. Nuko iyo ndwara n'ubu ngubu iyo ndebye umuntu uyifite iyo ndwara ku matama mpita nyibona. Abagore n'abakobwa mwirinde ibyitwa fondote, nibyo Imana yambwiye fondote, kuko Imana ntabwo ibishima. I Nyanza nahabaye amezi 11, noneho irambwira iti rero haguruka ugende ujye i Nyamirambo aho wabaga, ndashaka ko aho wasebeye ariho nzagutabarira. Ndagiye, hanyuma kera kabaye rero naje kubona transport, ndapakira ibintu nari mfite bikeya nyine, ndangije ndagenda ni Nyamirambo. Hanyuma burya ibintu iyo biri mu mugambi w'Imana ntabwo biba mu buryo butangaje cyangwa mu buryo budasanzwe. Ku masaha y'umugoroba nka saa 10, nibwo navuganye n'umuntu, we kumuvuga izina ntacyo bitwaye, aho ari ndanamushuhuje Muhizi Aburahamu. Arambwira ati jyewe hari ahantu nzi nzuze nkwereke urebe nuyishima nta kibazo. Ayinyeretse ndayishima, mpita nanayishyura, mpita ahubwo noneho ntegura no kwimuka. Hanyuma rero ubwo narimutse nimukira aho hantu, maze kwimukira aho hantu uko nari mpageze, hanyuma yari inzu yegereye akantu k'akaruhurura kari aho, hari hagati y'ingo. Hanyuma hepfo y'urwo rugo nabagamwo hari urugo rwari ruhari, n'ubu ruracyahari, hari umukecuru uhari. Umukecuru arambwira ati mukozi w'Imana uzaze kunsengera. Ubwo ni kera, ariko aho nari ntangiye gukura, ntabwo nari nkiri umwana mu mwuka, nari ndi umuvugabutumwa, noneho umaze gukomera ukomeye mvuga ubutumwa, ndi evangeliste. Hanyuma ndamubwira nti se mukecuru ninde wabwiye ko ndi umukozi w'Imana? Ati wowe uzaze kunsengera. Ati nge ndabizi kuri we. Muri iyo karitsiye ntabwo nari nzwi cyane kuko ntabwo nari mpazwi, nari mvuye i Nyanza. Hanyuma ndamwemerera, ariko sinahise njyayo, nagiye hashize nk'ibyumweru 2. Hanyuma muri ibyo byumweru 2 ngiyeyo, ndagenda njyayo, ndakomanga, mpasanga umukobwa n'umwana mutoya, ngereranyije uwo mwana yari afite nk'imyaka 3 w'umukobwa. Mpageze uwo mukobwa mukuru ndamubaza nese mukecuru arahari? Ati ntawe uhari. Ati muri uru rugo nta bandi bantu bahari uretse jyewe n'uyu mwana. Hanyuma rero icyo nakoze naramubwiye nti rero uze kumbwirira mukecuru ko nari naje nje kumusuhuza no kumusengera, n'ubwo ngubwo ntumubwirire ko nzagaruka. Hanyuma rero umukobwa yarambwiye ati ntabwo ari kuri bugende utaduhesheje umugisha. Hanyuma maze kumbwira gutyo, naramubwiye ntacyo, ntitugende tujye mu nzu ntubanze wature, ni kuko mu kwemera kwanjye nsengera umuntu ari uko yatuye, ntacyo apfa n'Imana, nta kimutandukanya n'Imana, akezwa. Umukobwa tujya mu nzu aratura, maze kwatura nzamuye isengesho, nsaba imbabazi z'ibyaha nyine ko yaramaze kwatura. Ati zopaya, atumva uko Uwiteka avugana nawe. Ntabwo nari nzi ko ari umuhanuzikazi. Hanyuma ubwo amaze kumbwira gutyo, Imana irambwira iti rero nzakubakira urugo rw'umugisha, nzakugira umushumba, nzakugira ukomeye. Imana igenda imbwira ibintu bigiye bitandukanye. Hanyuma ndabyumva, ndangije ndamusengera, muhesha umugisha, nditahira.
haciye nk'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri, nibwo nasubiyeyo ndakomanga ndamubwira nti mukecuru arahari? Ati noneho arahari, kuko gahunda yari ugusengera umukecuru wabinsabye. Hanyuma ndagenda njyayo, maze kujyayo sanga mukecuru arahari n'umukobwa we na babandi, wa mukobwa nyine na wa mwana mutoya. Hanyuma ndabaganiriza, tugera igihe cyo gusenga, kuko nari njyanywe no gusenga no kumusengera, yari arwaye. Hanyuma ariko nkabona wa mukobwa ameze nk'umuntu uhezwe, nkabona ari hirya rwose no muri salo ntahagera. Hanyuma iyo ngeze ahambwira abantu nti niba ufite umuntu ugufasha imirimo yo mu rugo, ujye umenya gufata neza uwo muntu, kuko ni umurimo nk'uwundi kandi nawe ni umuntu nk'abandi, akwiriye agaciro. Kandi nkabwira n'abakora iyo mirimo yo gufasha abantu mu rugo ngo nabo bagire uburyo bwo kubaha Imana, bubahe n'abantu, bajye bitwara neza. Iyo umuntu yagusigiye urugo aba yakwizeye, nawe ukwiye gukora ibyiza. Hanyuma rero ngeze igihe cyo gusenga, ndavuga nyine numva nakoresheje ubwenge mvugiramo hagati, ndavuga nti ye muko ntigira hino dusenge, kuko nabonaga ameze nk'umuntu uhejwe. Araza, aje turasenga, nsengera wa mukecuru, nsengera umukobwa we, nsengera urwo rugo. Hanyuma wa mukobwa ageze aho ngaho, mu gihe turimo dusenga, arongera arahanura bwa kabiri, ati Zopaya, atumva uko Uwiteka avugana nawe. Imana yongera ivugana nanjye, Imana ivugana na ba nyir'urugo. Amasengesho ararangira, ndasezera ndataha. Mu gihe nsezeye ngo ntahe, noneho nyuma mwibuke ko nababwiye ko icyo gihe Imana yari yarampaye kondisiyo ko nta mukobwa ugomba kugera kungerera aho ncumbitse muri iyo nzu. Nari mfite kondisiyo, nari kubwiriza ubutumwa, nkava mu ivugabutumwa ngataha, ngashaka uburyo bwo kubaho, nkaryama, ejo nkazinduka nsubira mu ivugabutumwa. Nuko nabagaho. Hanyuma noneho bimaze kuva aho ngaho, rimwe nari ngiye, sinzi aho nari ngiye, sinibuka neza aho ndumva nari ngiye mu bukwe, mpura na wa mukobwa. Nge nta nubwo nanamwibukaga neza, urumva nari maze kumubona kabiri gusa, kandi nabwo se naramwitegereje neza. Hanyuma arambwira ati mukozi w'Imana, ati mukozi w'Imana. Nitegereza umuntu umpamagara, ariko sinanamwitaho neza, nitegereje neza. Ati ntago unyibuka? Ati ninjye duturanye, ati kwa mukecuru. Ntindakwibutse. Ati wampaye nimero yawe? Ati hanyuma ati ko nshobora kuzajya nyikenera, ati ko nshobora kuzayikenera. Nta kibazo, nimero ndayimuha, muhe MTN, muha n'iya Tigo. Ni igihe Tigo yari ikiza. Hanyuma maze kuyimuha, ndigendera nigera mu bukwe, ubuzima burakomeza bisanzwe. Hanyuma rimwe ngiye kumva numva mbona telefone ya Tigo irahamagaye. Ati hari akamesaje nari nohereje kuri telefone, atariko ni gatoya, tumbabarire, ati ndi umukene. Nyine umuntu yisegura ko akunda umuntu akunda kuvuga. Urumva rero ubuzima bw'ivugabutumwa buba bugoye. Iyo umuntu akiri mu butayu biba bikomeye. Nkabwira abantu bafata nabi bavugabutumwa, nkabakebura nkababwira ngo iyo umuntu atanze iby'umwuka, Bibiliya ivuga ko bagomba guhabwa iby'umubiri. Niko ijambo ry'Imana rivuga, kandi umugisha ni ukuwukorera. Iyo ibyo bikozwe mubona umugisha. Hanyuma rero ngira ngo muzi ko akenshi usanga ibihembo ngo by'abakozi b'Imana ari amazi, ari kubaha amazi gusa. Nyamara hari igihe baba bari no mu buzima bugiye bugoranye. Hanyuma rero nkabona 1000, telefoni iza gusona bwa kabiri, nanone mbona 1000, ati wihangane, ariko simenye impamvu yabyo. None ya telefone nshyiraho akamenyetso kagaragaza nyine gatuma nzajya mumenya, kuko urumva umuntu utangiye kukwitaho gutyo ntabwo nabaga nzi impamvu yabyo.
haciye iminsi arahamagara arambwira ati mukozi w'Imana ntikarame, ati nagira ngo usobanurire yerekwa nagize. Aha mutega amatwi cyane, niho noneho uburyo Imana yaje kuntoranyiriza n'uburyo yanshingiye bitangirira, kandi naho mu kanya tuza gusoreza. Hanyuma arangije arambwira ati nagiye kubona mbona ndi mu gace k'iwacu, ati mbona ndi kumwe na papa n'umusore, ati noneho ngiye kubona mbona uwo musore amfasha akaboko turagiye, ati amfasha akaboko ngo tugende, ati mbona nanjye ndahindukiye mbwira papa ngo bye. Ati ibyo bintu wansobanurira icyo bivuga? Ndamubwira nti rero uwo musore Imana iragaragaza ko hari urugendo muzagendana. Uwo musore hari ubuzima muzagendana, ni kuko urumva kuba wasezeye papa wakubyaye ukajyana n'uwo musore, uwo musore hari urugendo muzagendana byanga bikunda, ndetse mushobora no kuzabana. Ni Imana yakwerekaga. Hanyuma ibyo bivuyeho haciyemo ukwezi ngereranyije, cyangwa se ukwezi n'igice abiri, arongera arahamagara ati mukozi w'Imana ongera usobanurire. Ese byagenze bite? Ati nagiye kubona mbona ndi iwacu mu nzu muri salo ndi kumwe n'umusore, ati ngiye kubona mbona mama amuzaniye amata y'ishyushyu arayamuhaye arayanyweye, ati birangiriraho. Ndaje namubwira nese ntuwo musore ni wa wundi wa mbere wabonye bwa mbere? Ati hanyuma ndamubwira nti rero uwo musore rwose muzabana niwe muzagendana urugendo. Aza kumpamagara bwa gatatu, ndamubwira ntumva nkubwire, nuzongera kubona ari uwo musore ari wa wundi, icyo uzajya ubona akubwiye cyangwa se icyo uzajya ubona cyabayemwo ujye ukitaho, uwo muntu muzabana muzagendana urugendo. Nuko byatangiye rero urugendo rwo kuntoranyiriza, kandi nanjye Imana yagendaga ivugana nanjye, intumwa, abahanuzi. Kimwe mu bimenyetso nari mfite nuko Imana yari yarambwiye ko izampa umufiance uturutse mu itorero rya ADPR. Imana yagendaga ivugana nanjye kandi ikambwira ibintu bigiye bizimije, bimwe byarangoraga kubisobanukirwa. Hari aho Imana yambwiye iti fiance wawe azaba afite amamodoka menshi. Noneho njye nashyira mu buryo bw'umubiri nkumva ko yenda ari umuntu Imana izampa w'umukire ufite amamodoka. Ntayo dufite ubu, ahubwo ayafite mu buryo bw'umwuka, cyangwa se azaza no mu gihe kizaza. Hanyuma ikindi Imana yari yarambwiye ngo fiance wawe ngo azaba ari inzobe. Ikindi yari yarambwiye ko ngo azaba akora muri Star Time. Harimo ibigiye bizimije, Imana irazimiza. Uyu munsi wa none hari abantu Imana ibwira cyangwa se Imana iganiriza no mu nzozi ntibasobanukirwe ibyo ari byo. Imana irazimiza, biba bisaba kugira ngo wegere umuntu ubisobanukiwe agusobanurire. Rimwe nigeze kuvuga ngo njye muri Star Time ngende nicaremwo nk'umukiriya, senga isengesho rivuga ngo fiance wanjye muvanemo hano aze mubone. Kuko iyo nasengaga cyangwa se na fiance ntabwo namubonaga gutyo, narasengaga ahubwo nkabona ndamuhetse, Imana ikanyereka ahandi ariko ikampisha mu maso he. Kimwe mu bintu bitangaje, aha uyu muntu wenda namuvuga, umubishop witwa Nigena Cornel, ni bishop ari mu gihugu cya Uganda, niho ayoboye itorero. Yaje kundeba icyo gihe yari umuvugabutumwa, arambwira ngo Imana irantumye ngo sengera fiance wawe, musengere, agira ikibazo cyo kurwara mu nda. Arambwira ngo musengere kubera ko nutamusengera ntabwo ari bukire. Ndamubwira nti rero musengere wowe wamubonye, ngewe ntabwo namubonye, nge ntabwo nasengera umuntu ntazi. Arambwira ati Imana yambwiye ngo arakira ruko ari wowe umusengeye. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Nagiye numvise ko ari Imana ibivuze, nemera kugira gute kumusengera, ndakomeza ndamusengera nubwo ntamubonaga mu maso ngo mbashe gusobanukirwa uwo ari we. Hanyuma maze umukobwa maze kujya ambwira amayerekwa yagendaga abona, maze kumusobanurira kandi ko uwo muntu ari we bazagendana urugendo,
nabasobanuriye ko hari uburyo nanjye Imana yari yagiye ivugana nanjye, nabasobanuriye kandi ko hari ibyajyaga nanjye bingora, harimo nko kuba Imana yarambwiraga ko akora muri StarTime, ikindi ikaba yarambwiraga ko afite amamodoka menshi, hanyuma ikindi yari yarambwiye ko ari inzobe, ariko mu by'ukuri nanjye nagombaga gusenga Imana nkagira icyo nyisaba. Hanyuma rero mbaye nkusubiye inyuma gatoya, nagiye ahitwa Ibyumba ku mazi, kuko buriya ibintu byose biba mu masengesho. Nari njyanywe no gusaba Imana kugira ngo izamfashe ku cyifuzo nari mfite. Nagiye ndasenga rero, ndavuga nti mva rero Mana, umukobwa uzampa niyo yaba inzobe niyo yaba imibiri yombi ntacyo bintwaye, ariko naba yaritukuje ukamubabarira, ntuzamume kuko najya mureba ngacumura. Buriya Imana ntabwo imeze nk'abantu, umuntu ashobora kuba yarabikoze nk'ibyo yaritukuje cyangwa se yarashyizeho tatuwaje cyangwa n'ibindi. Iyo Imana imubabariye iramweza, ariko ibyo ngibyo ntabwo bimuvaho. Rero numvaga mu busabe bwanjye ngomba kubwira Imana ko itazampa umuntu bimeze gutyo. Hanyuma rero yaje kubinkorera nk'uko nari nayisabye, icyakora ikajya imbwira ko ari inzobe, naba intumyeho ikantumaho ko ari inzobe. Hanyuma rero kandi naje kubabwira ko hari ukuntu maje kuva gusengera wa mukecuru, ndetse n'ahandi yabaga, yatangiye kugenda agira amayerekwa akayansobanuza, ariko ntazi uwo ambaza uwo ari we. Niho rero nkomereje. Hanyuma nyuma yaje kumbwira ati, naje guhamagara umuntu w'inshuti yanjye witwa Muhizi Aburahamu, ndamubwira nti rero nagira ngo mfashe tuganire. Mu by'ukuri yewe Imana yambwiye ko izanyubakira urugo rw'umugisha. Yemwe noneho umukobwa nabonye bigenda gutya na gutya, turamenyana ariko bidakabije. None gira icyo umbwira tuganire. Mu gihe turimo tuganira, hanyuma wa mukobwa aba arampamagaye ako kanya. Ampamagaye ndamubwira nti reka mbanze mwitabe. Hanyuma maze kumwitaba, arambwira ati rero nagira ngo nkubwire ikintu Imana imbwiye. Imana yambujije amahoro. Ndinjira mu nzu Imana ikansohora, nakwinjira mu wundi muryango Imana ikansohora. Ati rero aho kugira ngo Imana imerere nabi cyangwa se inkubite nzira ko ntari gusohoza ubutumwa, ndagira ngo nkubwire icyo Imana imbwiye, hanyuma ubundi mbona amahoro. Ariko mbere yaho gato yaje kumpamagara kuri telefone. Hanyuma ampamagaye kuri telefone, arambwira ati naho byahereye. Hanyuma arambwira ati Imana irambwiye iti wa muntu nabonaga muri za nzozi zose nagusobanuzaga, umuntu nabonaga burya yari wowe. Ati rero rwose ni uko nguko. Atariko ahita agira ubwoba bwinshi cyane, atangira kwihana, atangira kumera nk'uwatura. Ati rwose Imana imbabarire kuba mbikubwiye, ati numvaga ntazabikubwira, ati nuko Imana ishyizeho imbaraga kugira ngo mbivuge. Ndamubwira nti wikwirwa wihana, byikwirwa bikugora, kubera ko ibyo ngibyo ninjye bireba. Nta kibazo wowe uvuze by'Imana yakubwiraga kuvuga, nanjye ninjye ugomba kubigenzura. Hanyuma rero icyo nakoze, naganire n'uwo mugabo ko twari kumwe, niwe muhamya kandi ibyo tuvuga ni iby'ukuri.
hanyuma arambwira ati rero nta kindi umuntu yakurikizaho no gusenga. Hanyuma bukeye naravuze nti rero ntazambara inkweto itari iyanjye, kuko iyo umuntu yambaye inkweto itari iye iramurya cyangwa se ikamujabuka, ibintu bikagorana, mwagera no mu rugo bikajya bigorana. Ariko umukobwa amaze kumbwira gutyo yarambwiye ati yewe tereka mubwire rero tusenge Imana, ati kugira ngo n'ubundi turamutse tunabanye, ati wazajya umbwira ngo ni njyewe waguhanuriye. Ndamubwira nti oya, wowe ibyo ngibyo ntubigireho impungenge, ibyo ni njye bireba. Ariko mbere yaho gato Imana yigeze kumbwira, irambwira iti rero uzagende ushake umushumba agukorere deliverance, ati kuko muri iyo deliverance niho ubukwe buzaba. Njya gushaka umushumba i Kabuga, hanyuma ankorera deliverance. Maze kunkorera deliverance yari umushumba, hanyuma Imana ivugira muri we irambwira ngo fiance wanjye ni inzobe. Ya startime nababwiraga niho yambwiraga nyine, niho yabimbwiriye, irambwira ngo kandi ngo azaba ari inzobe, ntihazagira umbeshya ko atari inzobe. Muzi ko hari igihe bahanuzi bakubwira byinshi, rimwe na rimwe ntunasobanukirwe cyangwa se ntumenye neza ko ari byo. Aho Imana yarakonfirimye, hanyuma Imana imbwira ibintu byinshi, arambwira ngo muri iyo deliverance nzamenye ko ariho ubukwe buvuye. Niko byagenze rero koko. Hanyuma nabwiye Muhizi ntereka rero ntangira amasengesho. Bukeye bwaho y'iminsi 2 niyo numvaga mbashije, ndasenga mbwira Imana nti mva rero Mana, sinshaka kuzambara inkweto itari yanjye, umfashe sinzabe nabana n'umuntu utari uwanjye, kuko rwose igihe cyose nihanganiye byaba bingoye. Ndasenga, urabizi iyo usenga rero urasenga ubundi ugategereza icyo Imana igusubiza. Ndasenga umunsi wa mbere ntacyo yambwiye, ndasenga umunsi wa kabiri ntacyo yambwiye. Noneho kuri uwo munsi wa kabiri nayarangije, mu ijoro ndyamye ngira iyerekwa ngewe ubwanjye. Ngira iyerekwa, ngiye kubona mbona haza umuntu w'umukobwa w'imibiri yombi, sinamenye uwo ari we, sinari muzi. Uwo mukobwa arambwira ngo harya ngo sinakubwiye ko nzagukorera ubukwe bw'umugisha? Nti hanyuma arambwira ati none se sinakubwiye ko ari njye uzaguha fiance? Nti yego. Arambwira ngo rero ibindi bintu byose wari urimo ubihagarike, utangire umushinga w'ubukwe. Aho rero cyari igisubizo nk'umuntu wari umaze gukomera mu byo gusenga no mu by'Imana. Nahise nsobanukirwa ko noneho ari igisubizo cya ya masengesho, kuko message ubutumwa bwari burimo bwari ubumbwira ngo mpagarike ibintu byose ntangire umushinga w'ubukwe. Hanyuma rero nahise mpamagara wa mugabo nababwiye Muhizi Aburahamu inshuti yanjye, hanyuma ndamubwira nti Imana yambwiye gutya na gutya. Nawe arishima aravuga ati ibyo twaburiye igisubizo turakibonye. Hanyuma rero icyo nakoze, nahise mpamagara wa mukobwa turabonana, ndamubwira nti rero ntabwo namubwiye ngo Imana yambwiye kuko ntiyabagazi aho navuganiye n'Imana cyangwa n'ibyo Imana yambwiye. Naramubwiye nti ngewe nkwemereye urukundo, noneho umushinga w'ubukwe twatangira tukawinjira amatoya. Atubanza usenge, ati rwose ati ntoya ntibyo ngibyo byihorere ni ngewe bireba. Hanyuma arambwira ati niba wabitekerejeho, ati nta kibazo. Nuko rero dutangira umushinga w'ubukwe gutyo. Imana yari yarambwiye ko nzakwa inka, hanyuma turahura turaganira. Ndamubwira nti rero mu by'Imana yambwiye ibi n'ibi. Hanyuma kuba yambwiye ko ari inka nzakwa, iwanyu inka nangahe? Aransobanurira. Maze kunsobanurira ndamubwira nti noneho nta kibazo, ubwo tuzabikora gutyo. Ndamwohereza, ndamubwira nti genda ujye iwanyu, hanyuma uganire n'umuryango w'iwanyu, hanyuma dutangire umushinga. Hanyuma rero aragenda ajya iwabo. Amaze kujya iwabo
agezeyo urumva ntabwo iwabo bari banzi nanjye sinari mbazi. Agezeyo ashimishwa no kumpa mama we kuri telefone ngo tuvugane, turavugana. Tumaze kuvugana turasuhuzanya, tumaze gusuhuzanya numva mama we aranyishimiye cyane. Kuri telefone hari ukuntu umuntu muvugana kumva ko yakwishimiye. Numva aranyishimiye cyane, arambwira ati yambwiye kuri fiancé ntiyego, ati Imana izabashyigikire, niko yambwiye. Hanyuma rero aho icyo cyiciro kivaho, nyuma arambwira ati data naza ndaza kumuguha nawe muvugane. Papa we araza, aje arambwira ati papa yaje nagira ngo muvugane, nta kibazo. Ise yarambwira ati uraho mwana wanjye, ntiyego kandi ntanzi nanjye simuzi. Hanyuma aranje arambwira ati umwana wanjye ati yambwiye ko uri fiancé we, ati rero ati umwana wanjye ndamuguhaye. Ibyo nabyo byarantangaje cyane, kuba umuntu twari tuvuganye kuri telefone bwa mbere ntamuzi nawe atanzi, ariko akambwira ati umwana wanjye ndamuguhaye. Byari muri bimwe mu bimenyetso Imana yari yarampaye byuko nta kizigera kingora kirimo, kuko Imana yari imaze kuntoranyiriza uwo mukobwa. Hanyuma rero aguma aho ngaho, amaze kuguma aho ngaho iwabo, hanyuma umushinga nyine turawutangira tukajya tuganira. Icyakurikiyeho ni ugushaka inkwano. Inkwano ndayishaka, maze kuyishaka ndayibona, ariko Imana iza kumbwira iti rero inkwano yakoresheje impano y'inyandiko. Muhanuzi anyandikira urwandiko njya gushaka abafite impano yo kurusobanura. Imana irambwira iti rero inkwano uzayibahe, cyangwa nubishaka ntuzayibahe, kuko njyewe namaze kwanzura ko naguhaye umugeni, nta n'icyakubuza kubona uwo mugeni. Hanyuma rero mbiganiriza abashumba b'itorero, abashumba banjye, na n'ubu ni abashumba banjye, harimo umushumba Pasiteri Israheli Umanzi Rishari, harimo umushumba kandi Pasiteri Karanganwa Pacifique. Ndayibaganiriza, barabyumva. Buriya abashumba baba ari abashumba, icyo gihe nari umuvugabutumwa. Baranyumva ariko ntibagira icyo bambwira ako kanya. Haciye iminsi barahamagara barambwira ati rero uze kuza tuganire. Ndagenda, ndabyibuka ntabwo nzabyibagirwa. Mbona barambwira ati tugende, turagenda ntabwo nenze aho tugiye. Turagenda banjyana muri Simba supermarket, turicara twembi batatu njyewe nabo. Hanyuma barambwira bati rero rwose ntabwo dushidikanya ko Imana yakubwiye. Mu byo watuganirije, mu by'Imana yakubwiye n'urugendo rwawe rwose turanabyemera, ariko twebwe nk'ababyeyi bawe abashumba turakugira inama yuko iyi nkwano, kubera ko uyifite Imana yiguhaye, wazayitanga kugira ngo izina ry'Imana ridatukwa. Kuko Imana yakubwiye ko uzayibaha, cyangwa se wabishaka ntuyibahe, ariko tuguhitiyemo ko wazayitanga, tubona ari byo byiza. Bati nawe urumva atari byo byiza? Ntiyego nta kibazo. Hanyuma rero umukobwa wibuke ko nene naramwohereje iwabo kugira ngo nyine umushinga utangire, ni wabo wabyiyumvemo, biyumvemo no umushinga w'ubukwe, kuko umuntu mutamaranye igihe kirekire, umuntu utarambagije ngo ube warageze iwabo babe bakuzi, urumva byari bigoye. Imana yashimye ko tubikora muri ubwo buryo. Hanyuma rero ndatega njya ku buhanda bwa Gitwe, ahantu bita mu Nyagisenyi, iwabo mfata ya nkwano, ndagenda njyayo. Maze kujyayo mvugana n'umusaza, hanyuma inkwano ndayimuha. Hanyuma ndumva kuvuga inkwano uko yanganaga bitari ngombwa, kuko inkwano iba ari y'umuntu ku giti cye.
si ngombwa ko icyangombwa nuko Imana yari yampaye inkwano, nanashimira Imana ko yayimpaye. Hanyuma umusaza turavugana, tumaze kuvugana inkwano ndayimushyikiriza, maze kuyimushyikiriza hanyuma ndataha. Maze gutaha rero inzira twanyuragamo yari inzira igoye, hari ahantu bita, abantu bazi ku buhanda bwa Gitwe, hari ahantu bita ndumva ari mu Nyagisenyi, hirya hari umuhanda bita muri sindi kwibuka neza umusozi waho ko witwa, ariko hari inzira igoye. Hanyuma rero hari hanaguye imvura, hananyereye, tugera ahantu ku iteme, yari amateme yayandi nyine y'ibiti. Umumotari wari untwaye afata umuriro, turanyerera twikubitamwo. Imana ikora ibitangaza. Aho nayo Imana yarahandindiye, irinda n'uwo mumotari kuko nikubisemo mu iteme hasi harimo ibintu by'urufunzo. Hanyuma ariko sinarwikubitamwo, moto nayo iramanuka yikubita nkara hirya, urumva yari kuyishobora kuba yangwa hejuru. Mwibuke ko nari ku iteme hejuru nkikubitamo hasi, umumotari nawe yikubita nkara hirya. Twese Imana yaraturinze, nta numwe wagize icyaba. Ariko mpagurukamo imyenda yanjye nyine nanduye nabaye ibyondo. Ariko ikintu gitangaje, navuye ku buhanda bwa Gitwe, abahazi barahazi, ninjira mu modoka mu Ruhango, ndinda ngera i Kigali Nyamirambo kurya nyuma, nta muntu n'umwe naciye Nyabugogo, nta n'umwe wigeze abona ko imyenda yanjye yanduye nk'umuntu wakoze impanuka. Imana rero iratangaje. Imana igira neza kandi irarinda. Hanyuma rero icyo cyiciro maze kugitambuka, inkwano nayibahaye, maze kugenda, kuko buriya nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Niko muri Luka handitse igice cya mbere umurongo wa 37. Hanyuma kandi hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Aho ni ku murongo wa 45. Hanyuma rero maze kuhava, birumvikana ko umukobwa twakomeje kugenda tuganira ariko tutari kumwe kuri telefone. Hanyuma noneho haza kuzamo intambara. Buri Imana ishaka kugira inzira zayikora, igira ahantu inyuza. Hazamo intambara, noneho hakazamwo ibitekerezo bikaba byinshi, yaba mama w'umubyara, ise na musaza we, mbese ibitekerezo bikaba byinshi. Niba rero ariyo nzira Imana yari yahisemo kugira ngo mbabwire iki kigiye gukurikiraho, simbizi, ariko ntekereza ko ariyo nzira. Nababwiye ko Imana yari yambwiye ngo inkwano uzayubahe cyangwa nubishaka ntuzayubahe, kuko nta muntu n'umwe uzakwima umugeni, ijuru ryamaze kuguha umugeni, namaze kubyanzura. Hanyuma rero habayemo intambara, ya mafaranga y'inkwano barayamusubiza, bati uyasubize fiance wawe, bati muzirwarize. Ndamubwira ntoya, ayo mafaranga ni inkwano, ongera yabasubiza bakayakira. Ariko intambara zigakomeza. Bayamusubiza bwa kabiri, intambara zirakomeza. Bayamushubije bwa gatatu, njya kureba babashumba, ndababwira nti rero rya jambo nababwiye rwose niryo ririmo rirasohora. Inkwano bayimushubije bwa mbere, intambara zibamwo, haciye igihe bayimusubiza bwa kabiri, hanyuma nanone birakomeza bwa gatatu. Ubwo rero bwa gatatu namubwiye ko agomba kuyakira kubera ko ari wo mwanzuro bafashe. Hanyuma ndamubwira nti utege uyabike kure hatagira no yakwiba. Buri ibintu birimo intambara, ibintu birimo isezerano ry'Imana, risezerano riragora, hatagira no yakwiba cyangwa se ukanayata. Uyabike neza hanyuma utege uyazane. Yarateze araza, kuko rya jambo Imana yari yavuze ngo inkwano nzayihorere cyangwa se nzayibahe ku bushake, ndiyo ryari risohoye. Hanyuma rero araza, amaze kuza, Imana irakomeye. Buri ibintu byose Imana iba ifite uko yabigennye. Ayo mafaranga niyo yavuyemo inzu y'ibyumba 3 na salo natashyemwo n'umugeni. Nishyuyemwo iyo nzu amezi 2. Amafaranga, urumva amafaranga y'inkwano bari menshi, yari menshi cyane, ntiyarakabije cyane, ariko urumva hari mu 2018, ntabwo ari kimwe n'ubu.
hanyuma nishyura iyo nzu, andi arasaguka tuyaheraho dukora n'ibindi. Mu by'ukuri icyatumaga cyangwa se imbarutso yabayemwo, bagiraga ubwoba bakumva ko ngo kugira ngo bazabashe kumushakira ibimuherekeza n'ibimukura mu rugo bizabagora. Barambwira bati ubwo rero ibindi byose uzabyishakira, uzamwambika, uzamenya buri kintu cyose, hanyuma ubundi twebwe turiteguye kugira ngo dutahe ubukwe. Ndababwira nti ibyo nta kibazo. Numvaga nizeye Imana cyane mu rwego rwo hejuru, kandi koko na n'ubu mu kubaho kwanjye nizera Imana bikomeye. Iyo ngeze ahambwira abantu ngo mujye mwizera Imana, Imana ishobora byose, nta kintu na kimwe cyayinanira. Kandi mu kwizera Imana umuntu akayifatanya no gukiranuka, umuntu akagendera mu mabwiriza Imana imuha. Hanyuma rero nuko byagenze, turakomeza turitegura, ubukwe burarimbanya. Mu by'ukuri ntabwo nari mfite umwambaro nzambara igihe twagomba kujya mu murenge. Mbabwiye aho ikoti narivanye ni igitangaza. Wa mupasiteri nababwiye umwe witwa Pasiteri Karanganwa Pacifique, igihe kimwe rero ndimo nigisha ku rusengero, n'umushinga w'uko utaranademara rwose, utaragera n'ahantu, mbese nta nabo ndabibwira, ndimo kubitegura, ndi gusohora ama invitation, ibintu nk'ibyo. Nigishije, hanyuma barambwiye ati wigishije neza, ati Imana iguhe umugisha. Avugira imbere y'iteraniro ati kandi nguhaye ikoti, ati ikoti nguhaye kandi ni ikoti nambaye nimikwa ubwo banyimikaga. Hanyuma urumva nabyo hari icyo Imana yari yarabimbwiyeho. Yari yarambwiye ko hari umuntu w'umushumba uzampa ikoti yambaye yimikwa, bikaba ari ikimenyetso cy'ubukwe ndetse nuko Imana izageraho ikananyimika. Nuko byagenze rero, byari ikimenyetso. Ngiye kurifata iwe mu rugo, mama pasiteri Imana imuhe umugisha yarandebye arambwira ati rero, ati ubwo nawe uri umushumba, ati dore pasiteri aguhaye ikoti yambaye yimikwa, ati ubwo rero nawe uri umushumba. Mu by'ukuri nta nubwo yari azi ko mfite ayo masezerano, ahubwo yari arimo guhanura. Bibiliya iravuga ngo umuntu ahanura uko kwizera kwe kungana. Nta nubwo na n'uwo azi ko yabimbwiye, ariko ngewe ndabizirikana. Ayo magambo yari yambwiye twicaye muri salo iwe. Iryo koti rero Imana ikora ibitangaza, niryo najyanye mu murenge. Nagiye mu murenge itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri mu 2018. Hanyuma kandi aho ngaho mpasimbutse cyangwa se nkomeje mu 2018, noneho hakurikiyeho icyiciro cyo kuganira n'umukobwa igihe twazakorera mu ubwo bukwe. Umukobwa akambwira ati rero tinshingiye ati wacu ibintu nk'ibyo, nyine urabizi uko abakobwa bamera, ati ndumva byazaba mu kwa munani, ati mu matariki ya nyuma, ati nibwo amasaka aba yeze. None se amasaka iwanyu afite umurima? Ati ntawo, ati ndashingira ku by'iwacu. Ndabwira nti reka dushingire ku by'Imana, numva mushyiramo kwizera. Yego kuko nibyo n'iwanyu, nyine uzakurikiza ibyo bagenda bakubwira nibyo, ariko tuzakora ibyo Imana irimo gushaka. Hanyuma rero ariko ndamwumva, ndamubwira nti rero ndumva twashyira mu kwa karindwi. Ati basi reka dushyire mu matariki ya nyuma. Dushyira ku itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi. Ariko nababwiye ko mu kuntoranyiriza uyu mukobwa Imana niyo yabigizemo uruhare. Nta nubwo nigeze mubwira n'ijambo ry'urukundo na rimwe, kuko sinari muzi. Nababwiye kandi imbere uko namumenye naho twahuriye. Hanyuma rero dushyize itariki 21 z'ukwa karindwi, ngewe numvishe ntacyo bintwaye. Hanyuma dukomeza gupanga imyiteguro y'ubukwe, twitegura. Hanyuma rimwe noneho ntangira kumujyana mu miryango, kumwerekana, nawe bigenda nk'uko. Rimwe rero hari umuntu w'umubyeyi Imana yampaye, kuko ngiye ubusanzwe ababyeyi bombi ntabo, ari umugabo ari n'umugore, bose ntabo. Ariko kuko mfite Imana ishobora byose kandi isumba byose, kandi nkaba mfite n'abandi bantu bo mu muryango, ntabwo ndi imfubyi. Nta muntu w'imfubyi kandi afite Yesu Kristo. Imana ni umubyeyi. Hanyuma rero yari yarampaye ariko umubyeyi w'umugore,
irambwira ngo uyu niwo mubyeyi wawe nguhaye w'umugore, arahari. Imana imumpera umugisha, azwi ku izina rya Mama Teta, arahari. Kandi ni umubyeyi wanjye koko, na n'ubu inshingano z'ububyeyi aracyazikora. Imana imumpere umugisha. Tujya kumureba rero, njya kumumwereka nawe nyine nk'umubyeyi wanjye w'umugore, nyine urumva ko ngiye kumwereka uzamubera nyirabukwe. Tumugeze imbere rero, kuko ari umukozi w'Imana, ari evangeliste, akaba umuhanuzi, ati Zopaya, tumva ko Uwiteka Imana ivugana namwe. Umushinga niyo yawutangije, niyo igiye kuwubakira urugo rw'umugisha, ariko amatariki mwapanze mwebwe nk'uko mwabitekereje ntabwo ariyo. Njyewe Uwiteka ndashaka gukora ubukwe kandi mu gihe cyihuta, niyo mpamvu mbageneye ukwezi kwa gatanu. Kandi twebwe twari twatekereje mu kwa karindwi, niho twari twumvikanye. Hanyuma rero Imana ivuze mu kwa gatanu, uri Imana n'umukozi w'umuhanga, niyo nza kumubwira nti Imana yambwiye mu kwa gatanu, twari twumvikanye mu kwa karindwi, ntabwo yari kubyumva, kandi ko kurumva nari kuba nivuguruje, yari kwifata nkaho nivuguruje. Ariko Imana yashimye ko tugendana kugira ngo Imana ibivugire hamwe nawe yumva. Hanyuma yarabyumvaga, arambwira ati basi noneho ushyire mu matariki ya nyuma. Ni ntacyo bitwaye, duhitamo itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu. Tariki yo nitwe twayisemwo, duhitamo mu cyumweru cya nyuma. Duhitamo kandi hari ku munsi w'icyumweru, kuko we nubwo yari umurokore, mama we n'abasaza bari abarokore, ariko imiryango bakomokamwo yari abadive, kandi murabizi ko ku munsi w'isabato ntacyo bajya bakora. Nagombaga kubaha rero umuryango igihe babonekera. Hanyuma rero nuko byagenze, ubukwe turitegura. Mu myiteguro rero nta kintu na kimwe we yari afite, kandi nanjye ntacyo nari mfite. Aha niho nashaka kugira ngo mbwire abasore n'inkumi ngo ntimukagire ubwoba, mwebwe niyo aho mutakwizera, Imana yo niyo kwizerwa. Imana ishobora byose kandi isumba byose. Iyo usomye Zaburi ya 24 umurongo wa mbere, haravuga ngo isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, isi n'abayibamwo. Imana ifite byose, nta kintu Imana ibuze. Icyo umuntu asabwa ni ukuyizera, akayiringira, kandi akayitunganira, akayikiranukira, akezwa, ubundi agategereza isezerano. Cyane ko Daniel igice cya 11 umurongo wa 32 havuga ngo abaca mu isezerano nta mpamvu, Imana izabayobesha kubashyeshyenga. Hanyuma rero, ariko abazi Imana yabo bazakomera, mu maso yawo hakomere, hamere nk'urutare. Rero isezerano ry'Imana risaba kwitonda, umuntu akaritegereza kandi yihanganye kandi yubaha Imana. Ntangira nabasomera ijambo rivuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ni iryo jambo ryamfashaga, ni iryo jambo nagenderagamo, ni iryo jambo ryankomeje kugeza nkoze ubukwe. Imyiteguro yarakomeje rero, umukobwa ntacyo yari afite, nanjye ntacyo nari mfite. Reka mbabwire, nari umuvugabutumwa ugenda mu ivugabutumwa, kwa kundi umuntu agenda n'ibirenge, ariko ukarwana ishyaka ukajya mu murimo, wabona igihumbi ukarwana no kugira ngo ubone amafunguro, nabyo ntibivemwo. Reka mbabwire, Imana buriya bisaba kugira ngo umuntu yihangane igihe imugejejemwo, hanyuma kandi ategereze no mu gihe Imana izamugezamwo. Hanyuma rero twarakomeje turitegura mu kwizera Imana no mu kuyiringira. Imyambaro, reka mbabwire, mu 2018 mvuze imyambaro Imana yatwambitse, iyo ndashaka kuvuga n'ayo mafaranga kugira ngo n'undi wumvaga adafite ibyiringiro yizere. Imana yatwambitse imyambaro myiza, kuko mu muco wa Kinyarwanda twarakenyeye twese muri dote, twambaye amakoti meza, mugeni yambaye ikanzu nziza, mbese byiza cyane. Imana iratwambika kandi ikoresheje amafaranga 115. Ayo mafaranga mu 2018 yari makeya cyane, kuko mu 2018 numva nejo bundi hashize yari makeya cyane pe. Kandi imyambaro yose twarambaye, abasore barambara, mbese byose biratungana. Hanyuma kandi nkubwiye, Imana yarambwiye iti genda ukore bije. Nkora bije ya 5 miliyoni.
kuko numvaga mu icyo gihe ari menshi nyine bitewe n'ubutayu nari muri icyo gihe. Ariko rimwe ndimo gusenga nibereye ahantu mu buvumo, Imana ituma umuntu na n'ubu simuzi. Hanyuma arambwira ati Uwiteka arambwiye ngo bitewe n'ukuntu mwubaha, genda ukore bije ya miliyoni 5 ukoze ntabwo Uwiteka yemeye, niyo zaba miliyoni 300 Uwiteka azaziguha azabikora kubera ko wamwubashye. Nahavuye numva nsubijwemo izindi mbaraga, ndagenda nditegura. Mbabwiye bene data, Imana irakomeye. Gato yakoze mu bukwe yari amataje 10. Murumva Imana irakomeye. Abantu barariye, abantu baranyoye, abari mu ubwo bukwe ntacyo babuze. Imana yampaye imodoka. Twakoraga inama tukumva twakora ibintu byoroheje. Bakuru banjye bakambwira bati tuzashaka ka taxi voiture tudekore, nkababwira ntariko ya ntabwo ari byo navuganye n'Imana. Bakanyaha kuko urumva iyo umuntu avuga ibyo kwizera abandi batarabyumva, nyine kwizera kuba ari uko umuntu ku giti cye. Ndababwira ariko ntabwo ari byo navuganye n'Imana. Reka mbabwire, uwitwa Muhizi Aburahamu niyo wabaho ubuhamya bw'imodoka twagiyemo. Imodoka za Prado icyo gihe bazitaga amaso y'inyana. Mu 2018 zari zikomeye cyane. Imwe yari ifite ibara rya vert pomme, indi ifite ibara rya beige. Reka mbabwire, uwo Muhizi Aburahamu niyo waruza aho ziri. Imana niyo yampaye amafaranga yo kuzikodesha. Imana rero yateguye abashoferi ku rusengero twasengeraga, uwo Muhizi Aburahamu ndetse na Rayimo, Imana ibampera umugisha, nibo batwaye imodoka. Kuko umukobwa naramwubashye, njya kumusaba ku buhanda bwa Gitwe, nizeye Imana ndavuga ngo Imana ibikorera i Kigali yabikorera no ku buhanda bwa Gitwe. Dufata imodoka dushyiramo essence turagenda tujyayo. Abo bantu rero bakoze uwo murimo, Imana ibampera umugisha. Hanyuma rero Imana kuntu yabigenje, muri Imana iyo wayubashye Imana irakubaha nawe. Imana yabikoze neza. Za modoka nagira ngo mbabwire mu gitangaza Imana yakoze. Ya modoka imwe y'icyatsi kibisi cyangwa se vert pomme, nyirayo yaje kuyigurisha. Ayigurishije agura iyindi ya beige isa na yindi ya mbere. Aburahamu arazarambwira ati mva nkubwira ati ubukwe bwawe burimo Imana. Ati ya modoka barayigurishije kugira bagura iyindi isa na yindi ya mbere. Nti nuko nguko Imana ibigenza. Hanyuma rero imodoka zaraduhagurukanye turagenda, kwasiteri ziduherekeje, abatabazi groupe abatabazi barabizi, groupe abahetsi barabizi, umuyobozi w'abatabazi Mama Iba ndetse nabo twasenganye muri iyo groupe bose barabizi ibyo mvuga, barabizi. Hanyuma groupe abahetsi umuyobozi wayo Marcelina Uwizeyimana ndetse na groupe abahetsi bose barabizi. Tuvuga ibintu by'ukuri, ntacyo twongera nta nicyo tugabanya. Ubu buhamya n'ubw'ukuri n'ugira ngo abantu bizere Imana kandi bayubahe, bihangane, bategereze isezerano kandi bakomeze bezwe. Isezerano umuntu araribagarira. Hanyuma rero tujya gusaba umugeni turamusaba, turamuhabwa. Hanyuma turataha, ubukwe buraba. Ubu ngubu rero mfite umugore, mfite n'abana 3. Imana yaduhaye abana 3 b'abahungu, kandi abo bana bose ni Imana yabise amazina. Umwana wa mbere yitwa Irakoze Isaka Bizumutima. Umwana wa kabiri yitwa Irakomeye Israheli Bizumutima. Umwana wa gatatu yitwa Iganze Gadi Bizumutima. Abo bana bose ayo mazina ni Imana yagiye yabita. Abana banjye bose Imana niyo ibita ayo mazina kubera ko ari abana bisezerano. Nk'urugero, umugore cyangwa se umukobwa akimbwira ko tuzabana, nako nkimubwira ko tuzabana, Imana yahise imuha izina ryitwa Isaka. Arambwira ati naryamye, ati mbona twakoze ubukwe, ati ngiye kubona mbona kandi umuntu w'umugabo araje arambwiye ati umwana wa mbere muzamwite Isaka, ati kubera ko nzaba nasohoje isezerano. Arabimbwira. Umwana rero wa mbere twamwise Isaka. Hanyuma kandi nanjye
Imana yaraje iranganiriza mu buryo inganirizamwo. Buri muntu wese afite uko aganira n'Imana. Impa amazina abiri, rimwe ryitwa Irakoze, irindi ryitwa Irakomeye. Navanyeho rimwe rero ryitwa Irakoze ryitwa umwana wa mbere, hanyuma irindi ryitwa Biza umutima ni iry'umuryango, niko nanjye nitwa. Imana y'amahoro rero bampera umugisha, nuko Imana yankoreye ubukwe. Wa muntu wa mbere aho natangiriye nababwiye ko hari umuntu wari warankomerekeje mu by'urukundo, ayoboka n'inzira yo kujya kundogesha. Yari yarandoze avuga ko ntazigera mbyara, ngo naho nabyara umwana ntazigere yitwa uwanjye. Ariko reka mbabwire bene data, Imana ivuguruza imigambi ya Satani. Bibiliya iravuga ngo ica imigambi y'incakura ikayubikana uburakari bwayo. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Rero icyo Satani yakuvuzeho cyangwa icyo Satani akugambiriraho, ntukuke umutima, ntugire ubwoba. Ijambo Imana yakuvuzeho risumba imigambi ya Satani. Ntabwo ibyo Satani akugambiriyeho ari byo bizagusohoraho. Komeza wiringire Imana, komeza wizere Imana, nta kabuza ijambo Imana yakuvuzeho niryo rizasohora. Ubu rero mfite abana, iyo ntashye mbona abana bakina, kuko Imana yavuguruje iyo migambi y'abarozi, Imana yavuguruje iyo migambi y'incakura. Mbese nanjye numva nezerewe ko Imana yangiriye neza. Imana y'amahoro rero bampera umugisha. Naho ubuhamya bwa mbere bujyanye nuko Imana yanyubakiye urugo kandi ntoranyirije fiance mu bushake bwayo n'ububasha bwayo burangirira. Hanyuma Imana yangiriye neza, impa umugore mwiza, impa n'abana beza. Twembi turi abakristo n'abana badukomokaho turi abakristo. Tubanye neza, dukomeje gusenga Imana, dukomeje kuyizera no kuyiringira, kandi n'abana bacu turi kubatoza gusenga Imana nk'uko Bibiliya ibivuga. Imana y'amahoro rero ibampera umugisha. Ushaka gukurikira neza ubuhamya bwose ni kuri YouTube channel @Pastor Welarsi. Welarsi mu Gifaransa. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Nyagasani Yezu abagirire neza. Ciao.